icyenda usome ku murongo waho wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Hanyuma bahita dusoma imigani, turasoma imigani ibice byaho 16 ku murongo wa 7. Esiteri ibice byaho ni 9 umurongo waho wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Niturangiza turasoma imigani ibice byaho 16 n'umurongo wa 7, twumva icyo Imana ivugana natwe nk'abamenye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, tegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yaratinye Imana ishimwe cyane. Some imigani ya 16 umurongo wa 7. Adusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo yatwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tuboneke mu nzu yayo, kandi tujye tubihereza agaciro, kuko kuba turi bazima ntabwo ari uko twirukansa ngo dusige ibyatwirukansaga, kuko hari n'abandi batabashije kugera kuri uyu munsi, ariko twe twawugejejeho. Imana yacu ishimwe, turayishimiye, ihabwe icyubahiro iri mu gihugu cyo mu ijuru. Basanzwe twamaze kwibwirana, nitwa Niyonzima Vincent. Nababwiye ngo ndi umuhungu wa bosi, mbona abantu batangiye kubyibazaho. Ni umuhungu wa bosi. Bosi rero ndi kuvuga ntabwo ari bosi kuko muzi abakire batandukanye, abantu baba bafite ari ba bosi babakoresha. Ngiye bosi wanjye ni Imana. Haleluya. Imana rero nihabwe icyubahiro ko itwemereye ko duterana kuri uyu munsi. Ni umugisha udasanzwe, kandi Imana iha umugisha abantu bose bambanjirije, bavuze Imana neza. Imana ishimwe cyane. N'abaririmbyi baturirimbiye Imana neza, batubwira ukuntu iyo Yesu ategetse byose bijya bigira bite, bihinduka. Umwigisha watwigishije ijambo yatuganirije atubwira kuri Zakayo, ukuntu Zakayo yuriye igiti ashaka kureba Yesu. Nahise numva nezerewe cyane. Numva ushobora kuza kureba Yesu ushaka ikintu kimwe ukahakura ibintu byinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ko Zakayo yari agiye kureba Yesu gusa, ariko Yesu aramubwira ati usibye kundeba byonyine ntabwo bihagije, ahubwo ururuka uyu munsi ndararara hehe iwawe. Amen. Natwe twahita tuvuga ngo Imana niba tuyigireho umugisha, yivange mu byacu byose, nta na kimwe kigize gite gisigaye. Amen. Reka tuganire kuri iri jambo rero rivuga ngo hari byari bigufiteho ububasha, ariko Imana irabihinduye, nawe bigizeho iki ububasha. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu byari bigufiteho ububasha, n'ukuri uraza kubyumva neza, ariko Imana yacu udatetereza abayizera. Haleluya. Nayo irabihinduye, itumye noneho niho bigiraho iki ububasha. Imana ishimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye ni inkuru ndende, ntabwo zose turi buzivuge kubera igihe gito dufite, ariko iyo uzisomye usanga yari umwami witwa Ahasuwerusi wayobora
yigira inama zo gutumira abatware n'abakuru b'intebe, mbese abantu bakomeye mu gihugu cye yahaye ubuyobozi. Arabatumira, arangije abatekeshereza ibyo kurya, babazanira n'ibyo kunywa, baranywa ngo bamara iminsi 180. Hanyuma iyo minsi ishize ngo none batumira abakomeye n'aboroheje. Icyo gihe aboroheje bwa mbere ntabwo bari bahari, ariko ubwa kabiri aboroheje nabo bagize bate, bajemo. Ngo bamara iminsi 7 nabwo barya ibwami bananywa, ngo kandi buri muntu wese akarya uko yumva ashoboye, ngo kuko ryari itegeko ry'iki ry'umwami. Hanyuma muri ibyo birori bya kabiri ngo umwamikazi Vashiti nawe ngo yari yatekesheje ibyo kurya, atekeye abagore bagenzi be. Ubwo abandi bari bari mu birori, nawe ari mu birori n'abandi. Hanyuma umwami ngo amurika ubutunzi bwe, yerekana gukomera kwiwe. Bigezeho atumizaho n'umwamikazi kugira ngo aze n'abamwereke abari aho ngaho bose. Umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'iki ry'umwami. Ngo yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami, ngo umwami arababara cyane, abaza abari bari aho ngaho bazi amategeko icyo umwamikazi Vashiti akwiye guhanisha. Abatware baramubwira ati, rero umwami Vashiti ntacumuye kuri wowe gusa, ahubwo acumuye no ku batware b'intebe bawe, kuko abagore b'abatware b'intebe nibamara kumva ko Vashiti yasuzuguye umwamikazi bikarangirira, natwe abagore bacu bazagira bate, bazadusuzugura. Barangije baramubwira ngo nta kindi gikwiriye Vashiti usibye kumwirukana n'abakibaye umwamikazi, ahubwo hagatoranywa undi mukobwa mwiza ufite imico myiza kurusha iya Vashiti, akaba ari umwamikazi mu cyimbo cyiwe. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Iyi Mana yacu iteye ubwoba. Nyabwira abantu nkababwira ngo iyi Mana mujye muyihorera, muyubahe gusa, mukore ibyo mugomba gukora, naho ibyayo ibyirereyemo. Haleluya, haleluya. Abantu bamenyereye ko Imana yacu ijya ivuga ibintu barimo kureba bakabibonera inzira, ariko iyi Mana reka guhereza amakuru, igikora ibyo abantu batashobora kugira gute gukora, kandi ibidafite inzira Imana ibihereza iki inzira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma umwami ahita atanga amabwiriza, bashakisha abakobwa mu bihugu 127. Muri abo bakobwa hazamo umukobwa w'umuyuda, hazamo umukobwa w'umurokore witwa Esiteri, wari ufite musaza we wo kwa se wabo witwa Morodekayi. Ngo ariko kubera ko Morodekayi yari we mukuru, yari yarareze Esiteri ari we Hadasa, niko Bibiliya ivuga. Ubwo Esiteri amaze gupfa, ababyeyi babo bari bamaze gupfa, basigarana bombi, ariko Morodekayi ari we mukuru. Yesu ashimwe cyane. Turimo turajyana. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Abo turi kumwe muvuge ngo komeza bitubwire. Ndavuze ngo abo turi kumwe muvuge ngo komeza bitubwire. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma Esiteri agenda ari umuyuda w'umurokore. Bibiliya yambwiye ngo abayuda bafite icyo barusha abandi, kuko baribukijwe ibyasezeranijwe n'iki n'Imana. Haleluya. Esiteri agenda muri abo bakobwa turimo kwibuka.
umuntu akeneye barakimuha. Ariko Esiteri akijya guhaguruka yagambiriye nawe kutaziyandurisha, aravuga ngo agakiza k'Imana nzakagendana. Haleluya! Iyi minsi ya none tugezemo sigaye ubona umuntu atambuka bitewe n'uko yambaye, bajya kumukumva ngo dore uriya mukobwa yambaye nzakagendana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Abarokore dukwiye kugira ibintu bituranga nk'uko n'abana hanze bafite ibintu bigize bite bibaranga. Kandi nyabwira abantu nkababwira ngo aho utinda usa naho, nutinda hafi y'Imana uzasa n'Imana, nutinda mu magambo uzaba umunyamagambo. Imana yacu tugirire neza. Haleluya! Esiteri agezeyo baravuga ngo hari uburyo nkwiye kwitwara. Abitukuza baritukuza. Esiteri aravuga ngo umuntu bw'Imana bugize gute burampagije. Abambara utunini bagira bate baratwambara. Esiteri aravuga ngo umuntu bw'Imana bugize gute burampagije. Bamwe bakubitamo amaherena, ubu basigaye banayashyira mu zuru. Ariko Esiteri aravuga ngo agakiza k'Imana nzagirane nzakagendana. Bamwe basongoza inzara bakubitaho za verine. Esiteri aravuga ngo ntabwo nzarambirwa kugendana agakiza k'iki k'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Esiteri yari yarasabye ijambo riri muri Zaburi 125 rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhamya iteka ryose. Haleluya! Ubu n'inzara zisigaye zigurwa, barangiza bakagura inzara bakomekaho hano hejuru kuko usanga we ugasanga zisongosoye zabaye nk'iz'igikoni. Noneho Esiteri aba bakobwa nabo bazishyiraho ibintu byose byari bihari, ariko Esiteri aravuga ngo nzakagendana byanjye bikunze. Haleluya, haleluya. Esiteri aravuga ngo kuko Umwami Imana azanyobora, nicyo gituma ndamwara, nicyo gituma ngomera mu ruhanga rwanjye hakamera nk'iki nk'urutare, kandi nzi neza yuko ntazakorwa n'iki n'isoni. Ageze kuri aka kantu ngo nzi ko ntazakorwa n'isoni, arahatinda cyane. Haleluya! Aravuga ngo ubwo ntazakorwa n'isoni rero nanjye nzayirambaho. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Hanyuma ibyo byose barabikora ngo ariko Esiteri aguma uko yahamagawe. Bene data nshuti z'umusaraba, mureke tugume uko twagize gute twahamagawe. Amen. Kandi ntimuzibagirwe igihe mwahamagawe, uko mwahamagawe. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu wa gatanu mu ndirimbo z'agakiza yararirimbye neza aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Haleluya! Hajya bavuga ngo iyo wibagiwe amateka w'iki ategeko. Amen. Ariko nimuhumure, ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi. Amen. Amen. Buriya abantu bafite ibintu biringiye bitandukanye. Hari n'abantu tubana mu rusengero ariko batiringiye Uwiteka. Amen. Ariko Imana yacu mureke tuyigirire icyizere. Haleluya! Mureke tuyigirire icyizere. Buri byaririmbye aravuga ngo afite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri bimwemeza ko Imana itazamureka. Abaririmbyi baturirimbiye mwabirimbye neza,
Imana bahereze umugisha umutiyica nawe uzabica. Haririmbye neza muravuga ngo siko bizahora kubayigize bayitegereze. Kirisa bava mu masezerano nta mpamvu. Amen. Amen. Nasomye ijambo ry'Imana kandi abakiranutsi baratatu Uwiteka arabumva mwarangije abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Bisobanuye mu mukiranutsi apfa kuba afite mu mutima inzira z'igisiyo. Ntabwo bimusaba kuvuga cyane, nta nubwo bimusaba kuvuga ibintu byinshi. Haleluya. Ahubwo Imana ihita imwumva. Amen. Abakobwa baza kugera igihe batangira kujya ibwami banyura ku mwami kugira ngo umwami atoranyemo uzaba umwamikazi. Reka abandi tubihorere ariko twigerere kuri Esiteri. Ko bose baragendaga uko bari barigenje, izo nzara bari barashyizeho, utwo tumimi bari bambaye. Iminsi ya none uzanabibona usigaye ubona umuntu agenda yambaye kavuga ati n'ubundi uku kwambara yashakaye kubyihorera. Ukabona umuntu yambaye agapira katagira ijosi katagira n'amaboko, ahubwo kagarukira nka hano karangiza kakamara kugera ukavuga si umuntu nta maboko agira nta josi agira, wareba ukabona agize ate abisi. Iminsi n'idaci tugeze ahangaha abwira abantu nkababwira ngo ni ukwisherekera. Reka kureba ku bandi ntiwishereke, ushakisha icyatuma umwami Imana agira ate akunezere. Yesu ashimwe cyane. Abo bakobwa bose banyura imbere y'umwami. Uwirinda avuga ati ndagenda nambaye akamimi nareba ibibero sha ndahita mbakuramo. Yagenda imbere y'umwami bya bibero akabica amazi. Hagatambuka undi none yambaye kagapira kadafite amaboko kadafite n'intuza kagarukira hagati y'amabere, mbese yerekana amabere kimwe cya kane. Agatambuka ati umwami nimugeraho ninjye ubereza. Umwami akamureba ati wapi. Ariko igihe cya Esiteri kigeze Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Esiteri ariko reka mbabwira kandi muvuge ngo katubwire. Mbere y'uko Esiteri ajya kwerekanwa ibwami ngo hari inkone yari ishinzwe inshoreke z'umwami. Yitegereje Esiteri imureba mu mivugire, imureba mu myambarire, mbese iramwitegereza. Irangije ibona uwo mukobwa atandukanye n'abakobwa bari kumwe. Irangije iramwimura imukura muri sare bari barimo ngo imujyana mu cyumba kiwe cya VIP. Bisobanuye ngo Esiteri yari umunyacyubahiro. Haleluya. Bakavuga ngo nitumwemere ikavuga ngo ndamwemere. Haleluya. Haleluya. Kandi aho kugira ngo wemerwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi inzovu z'abantu wakwemerwa n'Imana kwikwemera kwemeza abantu. Haleluya.